ugakora impanuka, imodoka ikakubama hejuru, ubundi abaje kuyigukuraho bakabanza bakakujya bakubaza uri munsi y'imodoka ati ufite angahe ngo tuyigukureho bakakubaza yo ufite, mukabanza kujya mu biciro mbese akantu kose kaba ari ukwishyura pe. Nicyo kintu naje kubona, kwa kundi urukundo mbakunda sinaruhishahisha, nzaruvuga hose n'urw'igiciro cyinshi, nzaruririmba hose, nzarwambara ku manywa nijoro ndwiyorose umwuka waruheze gusa kano karirimbo ngatuye umuntu wese wakanze subscribe hano ku nama za Queen. Niba warakanze subscribe aka karirimbo ndakagutuye, niwite kwijwi ahubwo wumva amagambo ndabakunda, mbakunda nka Tigo Cash cyangwa M-Pesa yinjiyeho message y'umudiaspora bisembatura n'umutoma w'umwaka ndabasubije rero aho muherereye hose, nizere ko mumeze neza. Ubaye utameze neza wihangane, uyu munsi byamera nabi ariko ejo bikamera neza. Imana niyo nkuru, Imana niyo ibigena byose, ikube hafi. Hano rero ni ku nama za Queen 31. N'ibisanzwe njyewe ndi Queen. Niba utarakanze subscribe yikande nshuti yanjye, yikande, ntabwo bigoye. Uyu munsi rero tugiye gukomeza n'igice cya kabiri cy'urugendo rwanjye kuva mu Rwanda nza Mozambique. Ariko niba utararebye igice cya mbere genda ukirebe ubundi tubone dukomezanye kino gice cya kabiri, kuko ntago wahera ku gice cya kabiri utarabonye icya mbere ngo umenye uko byatangiye nuko byarangiye urebe rero igice cya mbere ubundi uze ukomerezeho no kuri igice cya kabiri kugira ngo wigiremo byinshi. By'umwihariko ubaye utaramenyera hano Mozambique, ubaye ni mu nzira uza se, ubaye uteganya kuhaza se, hano uri bwigiremo byinshi biri bugufashe. Hari abantu baba ushaka nko kuva mu Rwanda uza hano Mozambique, ariko ukavuga ati ntabwo nabyuka ngo mite mfata indege se nze gutya gusa, mite nza nyine mbese nk'uwimutse, reka mbanze ngende magere mpige ndebe ibigiza byaho ibibi byaho se ubundi mbone ngende. Ubwo rero ntibikiri ngombwa ko wagashyira amafaranga yawe ngo aze ngo ubanze uhige, kandi ngewe ndi hano ngiye kukubwira ibibi byaho nkubwire n'ibyiza byaho, noneho wumvemo ibyo washobora kwihanganira, sibye ko nta bigoye utashobora kwihanganira nta bigoye birimo. Ubwo rero ube hafi, nimba uri mushyashya hano Mozambique, niba uri mu nzira uza iki kiganiro ntikigucike, niba uteganya kuhaza, niba uri nko mu Rwanda hari ibyo wiyumvisha kuko nanjye nabyiyumvishaga kandi atari ko bimeze, iki kiganiro ni icyanyu mwese. Nimucike rero, nimuze tubane. Ngiye rero guhera ku muntu ubaye uri hano ariko utarahamara igihe kinini, dore ko nabonye no kuhamenyera ari ibintu bigora, kuko ubuzima bwa hano ni ubuzima bw'akazi, bubyuka ujya mu kazi ugaruka nijoro. Ubwo rero ntabwo umwaka umwe ushobora no kuhamara umwaka utarahamenyera, kubera nyine kuba mu buzima bw'akazi nta mwanya wo kugendagenda ngo utembere uri bubone. Niba rero nta gihe kinini urahamara cyangwa se uri mu nzira uhaza, icya mbere uzamenye guhitamo inshuti, uzahitemo inshuti z'umumaro. Ntuzabe nkanjye ngo wumve ko ubwo umuntu muri kuvuga ururimi rumwe ngo ubwo muhuje imitima, ngo ubwo mbese nta rwango rwaba hagati yanyu. Oya, burya isi yose ibamo abantu beza ikabamo n'ababi, gusa njyewe sinari mbizi. No mu Rwanda narinze mpava ntaramenya nimba navuga ngo bwari ubwana simbizi ariko mu Rwanda narinze mpava
niba ari bwa buzima wenda bwa kinyeshuri twabaga twibereyemo, umuntu mwagira n'ikibazo ari wari umuntu kwa kundi mwabaga mubwirana ngo ngwino usubire mu byo wavuze ngo ngwino usubire mu byo wavuze, gasanga nyine nicyo mupfa. Ariko waba uri umuntu uzi kubika ibanga, gasanga nta muntu wapfa kugirana nawe ikibazo. N'ubwo buzima ngewe narinzi. Ubwo rero na hano magera numvaga ko none se ngewe ndi umuntu uzi kubika ibanga numvaga nta kibazo nyine, numvaga mbese ko umuntu turi kuvuga ururimi rumwe, ubwo duhuje imitima, ubwo niba nta kibazo mbese gihari. Ariko naje gusanga nicyo kintu nize mbere na mbere, naje gusanga umuntu wese ugusekera atari ko abagukunze. Ubwo rero niyo mpamvu nkubwira nti uzashaka inshuti z'umumaro, ntuzumve ko abari kugusekera bose ariko bagukunze abantu beza baba bahari, hari n'abatari beza. Icyo ngicyo uzakimenya. Ikindi nabonye ngewe cyancanze ni ururimi rwaho. Kuri ururimi rwaho iyo uruvuze nabi abantu baha kenshi baraguseka, ugasanga uvuze ikintu nabi bahita baguseka ngo uyu ni uwa hehe ariko ntibizaguca intege ngo uhite uvuga ngo ubwo sinzongera kuvuga, kuko ngewe byambayeho ndavuga nti icyo gihe n'umuntu nari mbwiye, sinzi ikintu nari mubwiye, arabara abadamu babiri mbivuze nabi baranseka bahita bambwira ngo uyu ni uwa hehe hari n'ubwiza mbwira ngo wowe niwongera kuvuga ururimi ruvuga nabi wazagushyira imbwa yanjye izakurya mwene n'imburaga yabaga yiterera. Ariko ngewe nahise numva nyine ngize ubwoba muri nge, ndavuga nti sinzongera kuvuga najya kuvuga rero mwigengesera. Ariko icyiza ikintu cyose jya ukivuga, noneho ahubwo nukivuga nabi bakaguseka, ubutaha uzamenya uburyo uri bugikosore, urwane no kukivuga neza kugira ngo batongera kuguseka. Ni icyo ngicyo nakubwira rero, nimba uri hano uri mushyashya cyangwa se uri mu nzira uhaza. Akandi kantu nakubwira, uzabuzi hano naje gusanga buri kimwe cyose ari amafaranga naje gusanga buri kimwe cyose ari amafaranga. Utazaza mu Rwanda nabonaga umuntu nyine nk'umubyeyi atwite akarwana no kuvuga ngo ni mituweli nimba nyifite, ubwo mbese ibintu byose kumva ko biri ku murongo, uzagenda kwa muganga ukabyara nk'ibisanzwe. Hano rero niba uri mushyashya, urugero se wenda uri nk'umukobwa uje nko gushaka, ntuzumve ngo urazajya kwa muganga wenda ugiye nko kubyara ngo uvuge ngo icyo nzarwana nacyo ngo ni ukugura imyenda y'umwana se, ibintu mbese ngo bikureba ngo ubwo igihe nikigera nicyo kujya kubyara nzagenda njya kubyara nta muganga ufite, sha biragoye, wahasiga n'ubuzima. Hano bisaba kujya kuba ufite umuganga ukwitaho. Ndumva ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi uzitaho niba uri mushyashya cyangwa se niba uri guteganya kuhaza cyangwa uri mu nzira uhaza. Noneho rero abantu ba hano mbona ari abantu beza batagoye kubana nabo. Uburyo biberaho nge narabukunze, biberaho bubahirije Bibiliya kuri ivuga ngo ntidugahangayikishwe n'ibyejo ngo ni Imana ibibizi ubona ari abantu baba batagoye ubuzima, mu gihe twebwe uvuga ati ejo hazaza. Abantu bahambona ibyo mbese batabarwana nabyo urugero nk'iyo afite ibiryo yarya mu kwezi, yewe hari n'uwareka akazi akavuga ati nzongera kugakora, nyine ibi biryo by'ukwezi byashize biberaho neza pe, nta stress. Ubwo rero nicyo cyiza cyaho nababonye. Akandi kantu kaje kunsetsa hano, niba ari kwa kundi koroshya ubuzima simbizi, uzi ko umuntu mushobora kugendana, urabona imodoka zaho ziro dutega tugenda, hari ukuntu nyine ziba zuzuye pe bishoboka. Ngewe hari umuntu wigeze umwandagira hafi urwara rw'ino arukuramo, ahita akubwira dishkulpa, mbabarira yonyine kuri we ibihagije, ubundi ibibazo bikaba birarangiye. Ashobora no kuguca akaboko akakubwira mbabarira
ubundi akumva birahagije. Nimba rero ari ukoroshya ubuzima, niba ariko baba bibereyeho simbizi. Ikindi kintu naje kubona, akantu kose ni amafaranga. Ushobora no kujya no kuri mu modoka ugakora impanuka, imodoka ikakubama hejuru, ubundi abaje kuyigukuraho bakabanza bakakujya bakubaza uri munsi y'imodoka ati ufite angahe ngo tuyigukureho. Bakakubaza iyo ufite, mukabanza kujya mu biciro. Mbese akantu kose kaba ari ukwishyura pe. Nicyo kintu naje kubona. Nicyo kintu naje kubona, kwa kundi mu Rwanda se imodoka ishobora kugutwara, imodoka yahera mu mukuku, ukaba wabona abantu nyine baje kugutabara bagufasha bagukuramo. Hano nabonye biba bigoye. Ubwo uje wese ashobora kuza kugira ngo nimufashe ari kuguha, ariko nyuma mukajya mu biciro. Mukajya mu biciro. Ariko ubundi nta kindi kibi cyaho, bigirira umutima mwiza. Mbese niba uri mushyashya hano cyangwa se niba uteganya kuza hano, ntago bizakugora kubana nabo. Ni abantu babana, ubona naho ari abantu mbese badafite umutima mubi. Noneho rero kuri twebwe turi hano, mbese umwanya uba ari ikibazo. Nkanjye mva mu Rwanda nabaga nzi yuko umuntu duturanye, muturanyi wanjye, noneho piyoro umuntu tuvuga ururimi rumwe, numvaga ubwo tutavuga ngo turamaze icyumweru ngo tudahuye, kuko erega ni imico tuba twarakuriyemo. Kuriya mu Rwanda wajyaga kubona ukabona abaturanyi, umuturanyi yaje kugusura. Njye najyaga mbibona nko ku babyeyi bacu, ukabona mu kagoroba bavuye mu kazi baragiye kureba uko runaka ameze, mbese baragiye bariganiriye. Hano naje gusanga kuri twebwe duhari biba bigoye cyane. Buri wese aba ari kurwana n'ibye, ariko biba bikwiye kuko buri kimwe cyose niba hano ari amafaranga, bisaba nyine abantu bakore cyane kugira ngo babone amafaranga. Inshuti zanjye rero ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha mu byo mukora byose. Imana ikomeze ibahire. Niba hari umuntu uzi mushyashya, umusangize iyi video, nzi yuko ataburamo iby'ingenzi bishobora kumufasha. Niba hari n'uzi mu Rwanda uteganya kuza, yimusangize amenye iby'ingenzi, amenye ibyo. Erega ahantu hose uri ahashyashya ugiye kugera haragucanga. Hari n'igihe uhagera uri wenyine, nta bantu wari wakamenyana nabo, ukaba rero utazi ngo uri bwitwara ute, ukaba utazi ngo ndi buhere kuki. Musangize iyi video rero, kuko ni byinshi iri mu mwigisha. Nimba iyi video igushimishije, ukore subscribe, ukande nawe kukazogera kugira ngo ninkira ikiganiro kijye gihita kikugeraho utiriwe ushakisha. Ubundi ukande na like. Dukomeze kubana. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ndabakunda cyane.